niba muhariya gera hano niba muhariya uramo nyine umugisha uramo nyine umugisha Kene umugisha wawe iki amafaranga angahe miliyoni 20 uzazikoresha iki nzacuruza iki nzacuruza iduka amafaranga yacu ntajya ahomba amazina yawe Mutanase Christine vuga amazina yawe ariko Mutanase Christine hari ikintu kirimo nawe uzamuri ubane reba ko hari ikintu kirimo nta kintu mbonamo ndabona ari karito gusa hari ikintu kirimo ntacyo fata gutya uramo nyine umugisha uramo nyine umugisha fataho rapfundura pfundura buretse nyine tuzi ngagabanya usaba buretse wayabonye inote nisizaje vuba okay naho tuva hari ikintu nari ntibagiwemo gato sorry ntarasezera hari abantu bakunda kwibwa cyane icyo cyo nari nibagiye kukikubaza nacyo ugikora cyane rwose umuntu wibwe ebana abantu bambareba cyane oya cyane rwose igihe bigeze kunyura nsanga banyibye na matera ndaraho ubu yaba narakumenye ko uzambwira niba kwibuzazumbwira cyangwa uzandanye umuntu azakuguhamya urakoze cyane ngende ndumva ibintu byose ubwo tubonye umukiza wa kabiri pe murakoze rero mu mama mwari mwavuganye nari naje nari ngeze ku gasoko ndaca he nari natamye ndenze ku gasoko gatoya ariko nabwo ndacara ahantu bacuruza bushari ndimo ndayireba turategereje stade natwe twinjire turabyemerewe ugeze mu gukora iki ariko ngo yabigusabye uwo mama ni inshuti yanjye twese gukorana ikiganiro twari tuzanye rero inshuti yanjye amerekeje murakoze muraho neza warameze ute se nari njaho ndahageze ni kure we zona ari kure cyane wawe se tukora agatebe nawe wicare se nta kibazo mwaba mukoze kamuzanira agatebe sha bimeze bite se cyari sawa natwe turaho mbonye turangiye tuguhamagaye neza ni nkaho twahageze wari wamuhereye karamurangira yari yahamenye pe zikuranga neza mbonye uzanye abanyamakuru ko ari bambwiye ko ari umuntu werekeza uyu mumama mbaramuciye mu ijambo uyu mama ni inshuti yanjye ureba hano uyu mama ni inshuti yanjye tujya tuganira kuri n'ibindi biganiro byose mbega mu by'ukuri dukunda kunganirana mu buzima busanzwe ubwo rero hari umuntu w'inshuti yanjye w'umumama mbega urebye ni nka mubyara wanjye aba Cameroon
yarambwiye ngo njye urambona ntabwo tutabyishe, nakoze ibintu byinshi, nakoze uburaya, naracuruje biranga, narafunzwe, mbega nta kazi ntakoze, byose byaranze pe. ubwo rero mubyara wanjye ntiwajya kunyunganira akamfasha akagira ate, ejo yaramwunganira ati hari umugabo sinzi ibicambwe cyoma ikisingi byibuka neza, ampa nimero yawe, arambwira ati uyu mugabo njyewe si ukukubeshya nagiyeyo amu butunzi n'amase yabaye buhe butunzi, haranga ngo wamuhaye amafaranga. telefone kiri hasi niba muhariya gerana niba muhana urango nyine umugisha urango umugisha nyine umugisha wawe iki amafaranga angahe? miliyoni 20. uzazikoresha iki? nzacuruza iki? nzacuruza iduka. amafaranga yacu ntajya ahomba. amazina yawe Mutanase Christine. vuga amazina yawe ariko. Mutanase Christine. hari ikintu kirimo nawe uzamuri ubandi reba ko hari ikintu kirimo. nta kintu mbonamo, ndabona ari ikarito gusa. hari ikintu kirimo? ntacyo. fata gutya wawe nyine umugisha wawe nyine umugisha fataho rapfundura fungura buretse nyine tuzi ngagabanya urusaku buretse wayabonye inote nisizaje vuba. Okay naho tuza rero gatoya mugani ibyanya byose nayiwe ayo banze yarebe murebere nawe reba banze rebe yarebe neza yamwereke Reba no nimaze. Murabona nta kintu navuga jewe gahicarije nanjye nzaza ukwanjye. ubwo rero Nose nayiwe umuzaniye cya gikapu cye. Igikapu cyawe kiri hehe? Okay uragitwaramo urumva utwara ibintu byawe. Ayo mafaranga uri kuyabona yarebe neza urayabona kuri moto yareba utwara ibintu byawe. Ikintu cya mbere amafaranga yacu ntajya ahomba ugakoresha neza kunyumva kandi ibintu byo kugenda umuntu ntabwo usaba ari umukene uzamufasha ukumva konde utishimye se Oya nanjye ndumva nishimye kandi atarayanjye. Nta kintu cyakirimo ibintu ni ibyawe rero ndumva ibyo warubonye ubibonye nose muga gisimba ikintu ushaka kumbaza wowe ko ambwiye ngo n'umuntu yari ari hanze warabimukoreye atari we aza hano kandi nkaba nabonye yarinze gufata iyi nkongoro agafata n'icyo gikarito ugashyira ibimenyetso byose we ubimufashamo gute kandi adahari. umuntu uri hanze hari ibyo mubwira akora mubwira ashaka agakora iyo yubahirije amabwiriza y'ibyo namubwiye atiriwe azi akabikora bigakunda. kuko hari abantu benshi bajya bampamagara ngo mushakire umuganga ariko n'ubwa mbere ngeze mu baganga. urumva ko nzajya mbakurangira ariko nanjye uwitera uburezi arabanza akabwibanza nanjye nzaza ukwanjye atari bo banzanye. nose kuko ano mafaranga naya nyayo genda ushaka ikintu ugure modeli niyo mpamvu umuhaye yanga agenda washaka ikintu agure ane ahita nayatwara agenda kuri banki ariko yanga dore ngaye najya ashaka ikintu agura nawe ayaguye nawe yamuhereza yamuhe nta kibazo hano ugafite umurumba w'amafaranga zana nkwereke zana hano we yamuhe yamuhe twara ufata mani yamuhe ugenda uguremo ikintu gende nguremo ikintu icyo ushaka icyo nshaka cyari cyo cyose rero batayemera
okay ndakigura. None se ubwo ngiye mise ngira amatsiko cyane cyane ubu niba bikora koko abo abanyarwanda benshi n'abanyamahanga nibagiye kukuyoboka? Oya, so bwa mbere baraza nta nubwo ari wenyine, urumva mwe nawe yaraje n'abandi bagiye basi nanamwibukaga nuko haza abantu benshi. Bino rero none se iyo ubona umuntu yubaka etaje mwasangiraga ejo kabundi yubatse indi utarayubaka uzi ko yakuye atanafite n'akazi gafatika. Ndagenda nguremo ndebe ko umucuruzi yafata akabona ko ari yo. No busese nakubaza mpagurutse hari ikibazo? Nta kibazo. Hari abantu ubu oya nta kibazo nawe washaka wahaguruka cyangwa hari abantu baba bafite amatsiko ati se ano mafaranga utanga avaye ko urabanje uranyereka urabanje uratwereka mbona harimo igikarito gusa ugira ibyo ukora byose mbona amafaranga avuyemo mbona bigenze bite nyine muri make avaye muri make avaye urikira neza nta kibazo na yawe humva nawe ufite icyo umururumba wayo nakuvuga ngo aya mafaranga nava urabona icyo bita abakuru n'abakurambere yego mujya mubyumva ndabyumva nuko wabanje kumbaza ngo iyi mbehe ikora iki. Iyi mbehe niyo basogokuru n'abasogokuruza baririyemo mbere yacu, yego sibyo? Nukuvuga ngo abakurambere bacu bazanye buno buhanga ari ukuntu n'indege yenda n'urugero ishobora kugwa urabizi ya mafaranga abandi bafite aho kugira ngo ashye abakurambere barayatwara bafite ahantu bayashyira, sibyo? None twe twatoranyijwe rero tugahabwa ubwo buhanga tukuntu tubahamagara nibo babikora. Ubonye ko nkweretse ikarito nta kintu kirimo nakora imigenzi ibyo ngomba gukora twafunze ugasanga n'amafaranga nakora bimeze. None ko numva ngiye gukira nkiri muto nanjye neza n'icyifuzo cyane nawe yarabisabye ari byo twabanje kuvugana kuvugana mbere yabimbwiye ari twabanje kuvugana mbere nubone ngo nuko muzi bere kubyo twavuganye mbere yego ari byaje twaravuganye sitabeshya. None se haramfite amatsiko ni ibingibi by'ubutunzi bwonyine ukora cyangwa hari ibindi ukora birenze kuri ibi? Hari igihe wabona abantu bose bakajya bakuyoboka ngo utanga ubutunzi gusa kandi wakiza n'indwara waba umuntu afite ikibazo runaka ukamufasha nyine dusobanurire muri make ibintu byose ukora. Mu buzima busanzwe nta modoka abonye yanditseho ubuvuzi gakondo. Yego twabonye n'icyapa. Era ni yanjye iyo ngendamo kuko ni watanga amafaranga nawe utegeze gute utihereyeho, sibyo? Ni ukuvuga ngo icyo mvura amarozi amashitani ibitegano amahembe nyabingi ibintu nk'ibyo byose ndabivura. Ibintu byose mbese muri make abaganga bose bavura bagakondo urabivura. Okay. None se ngewe ubwo ndacyafite amatsiko y'ibintu ngenda nkubaza ndabona ukiri muto nari nzi ko abantu bavura gakondo cyangwa bagira ibiki nk'uku nguku nyine nari nzi ko ari abasaza bamwe bagenda bububa ba kera cyane ariko wenda ndabona uri muto pe. Waje kubyisangamo ute? Waje kubijyamo ute? Ese ni gakondo y'iwanyu? Ese hari no mu muryango w'iwanyu papa wa cyangwa sogokuru wawe yari abirimo basi akabigusigira cyangwa akabikwigisha? Mfite amatsiko nyine. Okay, yakoze kuba icyo kibazo. Hano bita mu Uganda urazi? Ndahazi. Hano bita Shimbaburi. Niho navukiye. Yego. Ukuvuga ngo nasanze sogokuru abikora. Nkagendeye ukuntu akoresha imiti nanjye akayinyicaza impande njye mwana yatoranyije akayanyigisha kuvura. Nuko nanjye najya kubyiga natangiye kubyiga mfite imyaka 8 bana sogokuru nta ndi muntu wo mu rugo yigeze abyigusibye ngewe. Yego. Nubwo hari ikintu nari ntibagiwemo gato sori ntarasezera. Hari abantu bakunda kwibwa cyane. Icyo cyo nari nibagiye kukikubaza nacyo ugikora kwibwa cyane rwose umuntu wibwe ebana abantu bambareba cyane. Oya cyane rwose igihe bigeze kunyibazanga banyibye na matera ndaraho ubu yaba narakumenye ko uzambwire niba kwibuzaza umbwire cyangwa uzandanye umuntu azagubuhamya. Urakoze cyane ngende ndumva ibintu byose ubwo tubonye umukiza wa kabiri pe. Nta kibazo. Murakoze.